nsanzari binyamugisha amariba menshi bayatunganiraho ariko ryawe nsanzari binyamugisha bicanici ibintu byo gufina inangura bikora mu buryo bw'uri professionnel wapi birapfa dati zamurira umukozi w'Imana izamurira umuntu uzanga barokore aza yezamura kwa kundi amashi yawe nkuzaba cyabo ngicani kinumva ibirindi ngicani kinumva ayiwe kinumva yamashinuza weho abantu baraje babana imana twasenze abantu bakabyumva imana twasenze abantu bakabibona abantu baraje bayibone uve kuri babandi bahora baguca intege ngo nta myaka ijana uve kuri babandi bahora batakubonamo umuntu w'umumaro bakirengagiza yuko imana twizeye kera nabikora gusa ahubwo irarema imana irema amafi kandi irema abantu irema abantu ari kureba gusa mubona zamura amavuta kuri Afrika nana kimwe yego nusa hari kubitamo turebe yego oya icani kinumva yabona icani kinumva ayiwe icani kinumva yamashintuza we n'impundu niba waziza yego aho ndumva neza ndumva imirindi yo gutabarwa yego mbonye imana yanze agasuzuguro bagusuzuguye abadayimoni irabashwiragije ibirukanye mu masizoni hari ukuntu bagiye bipangapanga bagafata umuntu bakamushwiragiza umuntu agakora ntabemani imbira akaririmba ubuhanuzi busanga mu ndirimbo budihimba imirindi mwana wanjye nese ko abandi babihimbye mana budihimba iringiri mwana wanjye utabantu banjye mwarasuzuguwe musuzugurwa n'abadayimoni batari bakwiye kubasuzugura uti ndaje nkandagira abo badayimoni uba bagezeho igihe kinini cyane ariko ndaje n'ukuri ntetura abantu babona yuko ari imana mwasenze kandi babone yuko ari imitandukaniro icani kinumva icani kinumva yaboneka icani kinumva abantu b'Imana banyamuntu wazanye amashi uzi ko yasanze Imana bavuganye n'Imana kamera eshanu ufite nzayimana nyaboneka umunyamasengesho wavuganye n'Imana aho uri wose n'ukuri ndagusuhuje umunyamasezerano ufite nzayimana aho uri wose n'ukuri komera umunyamasezerano ufite nzayimana aho uri wose n'ukuri komera umeze nka wa muntu wabitse imigabane ahantu nyamara igihe cyagera ukajya kubikuza komera igihe kiraje nawe utungura komera igihe kiraje nawe utungura abantu amariba menshi bayatunganiraho ariko ibyawe nsanzari binyamugisha amariba menshi bayatunganiraho ariko ibyawe nsanzari binyamugisha icani kinumva amashinuza we kinumva yewe icani kinumva bageze mu rugo wagwa gatetereza abayiso komera shaka iteka bagutekera ifiriti mwoka byaramo bakagutwaza amarete yewe komera shaka icani kintu
numva amashyi aboneka icyo ari iki numva ayiwe aboneka icyo ari iki numva umurimo w'Imana icyo ni icyo bizahora ya papa barashahora data aboneka icyo ari iki numva ayiwe icyo ni barashahora icyo ari iki numva ya papa yego aboneka icyo ari iki numva icyo ni iki aboneka icyo ari iki numva ya papa hari umuntu wazanye haleluya winsondeka terera Imana haleluya biriko biraza umva ukuntu umuhanzi yaririmbye nabyumvise yavuze ngo mbonye Imana yanze agasuzuguro bagusuzuguye abadayimoni irabashwiragije ibirukanye mu masizoni hari ukuntu bagiye bipangapanga bagafata umuntu bakamushwiragiza mbaraza umuntu mwicaranye ngo nta badayimoni bagushwiragije mukozi w'Imana niba mudashaka gusubizanya ndigiraho babisubize umuntu wazanye haleluya muri iki giterane cyangwa njye hano muma kamikoro kavuga neza muma kadafinina ubundi ikibyimbye kimeneke ndigenda niba ari byo mutagiye ndagenda yavuze ngo umunyamasezerano ufite nzayimana awuri wose nukuri komera umunyamasezerano ufite nzayimana awuri wose nukuri komera ngumeze nka wa muntu wabitse imigabane ahantu nyamara igihe cyagera ukajya kubikuza komera ngo igihe kiraje nawe utungura abantu reka mbwira umuntu muri kumwe umwe babiri batatu bane babwiye ngo nawe ugiye gutungura abantu mu izina rya Yesu kereka niba ubuhanuzi bwaragukamanye bimubwira mu izina rya Yesu nubona atabyakira umuhaguruka uruhande wenda n'abazimu yazanye cyangwa ari kunywa nyanywa bya bitabi ariko aba hano haleluya yego sha maze Yesu wacu aho sha izuba nta kibazo ryo kubita izabyibuka mvuze nabi rata anigire hano nebwe ntago mbashaka ndashaka hano Imana izabyibuka rata cyangwa ntizabyibuka hari umuntu wazanye haleluya muri riteraniro ra ndagira ngo mbabwire ngo nta cy'Imana gipfa ubusa ejo bundi